twe tubona agiye hanze nta kibazo aradukemurira, yaba ari nko kutwica ubwa kabiri, kuko twe n'ubundi ntacyo byaba bitumariye, twaba dukomeza gupfa kandi ariho. Ikindi kintu cyabayeho ni cyabereye kuri gereza aho yarari ariko urabona procedure ko yabona ari hanze, barabyanga ko bitashoboka, ko byaba imbogamizi kuba bamurega. Ariko nagiye kumva ngo bari hanze, kuba ari hanze nabwo ni impungenge, kuko nk'ubari nk'abantu baherutse kuza barambaza abagabo babiri ntazi ngo hari icyo gikurikiranye ku Mushinwa. Ndababaza ntese murambariza iki? Ndabwira nti sishinzwe kubatangariza niba ari cyo nkeneye ku Mushinwa, nti uko urubanza ruracyarimo, ntabwo muri abashinja cyasinzira amazina yanyu mwanze kunyibwira. Nk'izo ni imbogamizi nahise ngira ko ushobora kohereza n'abantu bakangira nabi kuko ari hanze. Alexis Renzaho nkaba afunguye ntazi impamvu bamufunguye, kandi natwe kuba baradukubise bakaduhohotera ntabwo bigeze batumenyesha uko gahunda zimeze, nta n'indishyi z'akababaro twigeze duhabwa. Hanyuma ankura Nyamasheke ambwira ko agiye kunzana Rutsiro, agiye kunzanya Rutsiro kunyereka aho yaguze ikinombe gishyashya tuzakorera. Mageze saa 7:14 bajya mu nzu bararya, bafata abasekirite babiri, umwe aturuka iburyo undi aturuka ibumoso, bantegeka kwicara uruhande y'igiti cyari ku mbuga kitambitse musaraba hejuru. Baza bakimboheraho gucya amaboko inyuma. Witwa Renzaho Alexis arasohoka arambwira ngo ni muri telefone harimo gahago k'ishati nari nambaye. Namubwira nti ndayiguha gute kuruzi bamboye? Ayikuriramo arayijyana. Amaze kuyijyana nta kindi cyakurikiyeho. Narabuze nti niturije aho ngaho, ubwo abasekirite bari banyicaye iruhande hirya no hino. Ubwo noneho Umushinwa mbona asohotse mu mwanya bamaze kurya, atwaye ikabure ihese gutya, araza, nari mfite akagofero mu mutwe, araza agakutuza mu mutwe kajyana n'agapfukamunwa, araza nta kindi yagiye afatisha amaboko yombi ahondagura mu mutwe, ahondagura nibwo ndaboshye. Bo uko akubita iryinyo risimbuka, akubita imbavu hose aramanuka, akubita ngiye gupfa, nibwo hari umuntu wari uri gusiza hepfo afite mashini witwa David. Ubwo arazamuka ati uyu muntu uvuye Nyamasheke ko aje ndi kumureba, mukaba mugiye kumwicira aha ngaha, mugiye yakoze iki? David nawo bahise bamwirukankaho ngo bamufate, nabo bamugira ubwo muhungu waragiye kungirira. Ahubwo ahita ajya ku mashini ye. Noneho abaturage bari ruguru ku gahanda benshi cyane bari kureba ibyo ari kunkora, nabo bamanutse nibwo Umushinwa n'abandi bari kumwe nabo Alexis biroshye mu nzu. Ubwo abaturage barambohora, bamaze kumbohora bamfata mu maboko banjyana haruguru. Ariko uwo mushoferi yaravuze ati mugiye kwica uyu muntu nk'undimo uri kubarera hari haruguru mu nzu. Nzingi niyo yari gereza y'uwo Mushinwa nyine afunga. Bafata umuntu hano hepfo cyangwa ahandi hantu n'inyamasheke cyangwa ngaho bakamuzana bakamufungira hano haruguru. Abantu bina bose bakavuga ko nta muntu wemerewe kugira ute kuvuga. Banjyana haruguru ku gahanda, ndyama hasi. Bo bafata udusuka bari sinza hano barabadukuye, bakubita ku rugi rwaraho ngo bakuramo undi muntu wari ugiye kubaramo, ari wo bita uriya Azariya, niyo mukiza Azari. Nawe dusanga n'umuntu ugiye gupfa aryama aho ngaho. Barahuruje inzego z'ubuyobozi, polisi, na Karere n'umurenge baraza. Bahageze saa 12. Ubwo bahise bajya gushaka Umushinwa baramubura, bahita bafata Renzaho Alexis bamutera amapingu, bamushyira mu modoka, ubwo baburije. Ubwo nanjye ubwanjye natwe baradufata badushyira mu modoka, badusize mu modoka batujyana Rutsiro, badusabira utunini two kudufasha, twari twarembye cyane. Turara muri RIB, bukeye tujya ahantu bita Kayobe, muri Mukura, imurunda, ku bitaro by'umurunda kwa dogiteri. Bo noneho ubwo baratuvura, turagaruka kwa kabiri tutanga ikirego, kwa gatatu baratubwira ati nitugende tujye imuhira turi indembe, tumeze nabi cyane, twenda kuva mu mwuka. Umubiri wawe hari ibikomere cyangwa hari ikibazo waba waragize ku buryo wanatwereka utahanagize ikibazo? Dore aya mwenye yose nta jinya na rimwe afite. Hano hepfo na ruguru yagiye akokagurika, kubita risimbuka. Ni nabyo batuvuraga icyo gihe.
noneho hano hose mu bitugu hari harabaye ikibibi, na hano hose ku zino mpande hose haragiye habangiranamo amaraso, namaze igihe ndwaye na n'ubu bingiraho ingaruka mu mutwe, usanga binyibuka imbavu zose, ugasanga nta buzima mfite ubu ngubu, ndi ikimuga kimeze nabi cyane. Muri uru rubanza rero murimo kuregera indishyi, kubera iki muri kuregera indishyi? Murumva ni iki kintu kirimo gutuma mwumva mwaregera indishyi? Kuko ubu ngubu twari dufite imiryango yacu twari dutunze, none twabaye ibimuga, ntacyo twitunze, ntidutunze n'umuryango, turaho gusa kubera ubumuga yaduteye. Icyifuzo cyanyu ni ikihe? Icyifuzo ni uko yaduha indishyi y'akababaro, tukabona ikidutunga kibeshaho n'imiryango yacu. Twe tubona agiye hanze nta kibazo aradukemurira, yaba ari nko kutwica ubwa kabiri, kuko twe n'ubundi ntacyo byaba bitumariye, twaba dukomeza gupfa kandi ariho. Ngewe nitwa Thomas, nkaba umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, nkaba ndi umwe mu bahohotewe n'Umushinwa akorerwa iyicarubozo. Ariko kugeza ubu ikirego cyanjye kikaba cyateshejwe agaciro mu butabera ku mpamvu z'Umushinwa kuko yasibanganyaga ibimenyetso igihe yari ari hanze. Ibyo ari byo byose ubwo butabera bwasanze nta bimenyetso bifatika bihari bivuga ko yaguhohoteye. Kubera iki wowe uvuga ko yaguhohoteye kandi ibimenyetso uvuga ko yasibanganije, uvuga gute ubwo ntibihari nyine? Byari bihari, ariko kubibona bikaba ikibazo, kuko buriya uwo mutanganya ubushobozi yagukorera ibyo ashaka. Bigaragara ko n'ubundi n'ibyahohoterwa twakomezaga gukorerwa nk'uko bisanzwe twarikorewe na bagenzi banjye. Wowe uvuga ko wakorewe irihe hohoterwa? Ngewe ihohoterwa nakorewe, narafashwe njyanwa aho Umushinwa atuye iwe mu rugo, hakaba hari igiti cy'umusaraba, anzirikaho umunsi wose, yirirwa nkubita, umunsi urirandekura nimugoroba. Yakuregaga iki? Yapfuye kugukubita muhuriye mu nzira gutya arakuzana ushyirwa aho ngaho urakubitwa, cyangwa wenda hari ibyo yagukekagaho? Hari amasambu twari dufite hafi mu kagari k'aho atuye, hakaba hari ahantu hacukurwaga amabuye y'agaciro, ariko atariho hacukuye, hari izindi kampani zahakoreraga. Yari ataratwishyura, wahakandagira ugiye kureba ibyawe bihari, hari abasekirite yari afite, bagahita bagufata bakagenda bakakubera aho ngaho. Ni urwo rwego nafashwemo. Kugeza ubu sindi kwibaza ingingo urukiko rwari rwarashingiweho rumufungura, kuko twaburanye mu rugereko rwa mbere, bijya mu bujurire bw'urugereko rwa kabiri, nta rubanza rwigeze ruba. Ikindi kintu cyabayeho ni icyabereye kuri gereza aho yari ari, ariko urabona procedure ko yaburana ari hanze, barabyanga ko bitashoboka, ko byaba imbogamizi kuba bamurega. Ariko nagiye kumva ngo bari hanze, kuba ari hanze nabwo ni impungenge, kuko nk'ubari nk'abantu baherutse kuza barambaza ari abagabo babiri ntazi, ngo hari icyo gikurikiranye ku Mushinwa. Ndababaza ntese murambariza iki? Ndabwira nti sishinzwe kubatangariza niba ari cyo nkeneye ku Mushinwa, ntuko urubanza ruracyarimo, ntabwo muri abashinjacyaha sinzira amazina yanyu mwanze kunyibwira. Nk'izo ni imbogamizi nahise ngira, ko ushobora kohereza n'abantu bakangira nabi kuko ari hanze. Witeguye se kuba noneho hari ibimenyetso bifatika, nk'umucamanza gutumye ati noneho zana ibimenyetso bifatika byerekana ko uri mu bo yagiriye nabi, ukaba wabyerekana ku buryo waburana ufite ibimenyetso koko bifatika, umuntu akavuga ati wa muntu koko dukwiriye kumuha umwanya, kuko haba hari abantu benshi bo kuburana ku buryo ibintu byose ntibabifata? Ibimenyetso birahari, kuko bidahari ntabwo nagaruka kwirwanya hejuru umutwe w'itangazamakuru ngo bitangaze ibyanjye. Ibimenyetso birahari. Bivuze ngo hari ibimenyetso bishyashya wabonye, ubona hari ikintu cyagufasha noneho kumvikanisha ikibazo cyawe? Ibimenyetso bishyashya bifatika birahari, bidasubirwaho, batanakwirwa bashakisha hirya no hino, birahari, byarabonetse. Kuko mu gihe bari bamaze kumufunga nibwo nabonye uburenganzira bwo kubibona no kubishaka. Ubwo rero ndumva birahari. None wowe waba ufite umwunganizi mu mategeko se wagufashe kwiga dosiye ku buryo n'ibyo bimenyetso uri kuvuga ngo bishyashya bifatika
ku buryo yabirebyemo wenda akabona ko bifatika, ko we ntabwo uri impuguke mu mategeko, ushobora gusanga waribwiye ko bifatika ibyo bimenyetso bishyashya mu by'ukuri kandi atari ko biri. Umwunganizi ndamufite kandi n'ibimenyetso yabibonyeho. Ubwo rero mu gihe bari basize urubanza ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani rurabera Rubavu kuri gereza, barusubika twagezeyo twarayeyo. Ubwo rero bari baduhaye igihe cyo kuburana arizo tariki 26 z'ukwa 9 zizaba ku wa mbere, twumva zitaragera, twumva twagomba kujya kuburana nawe nyine ari we Shujun Sun ari hanze nawe bari bafunganye. Rero ibintu nibyo nizo mu ngenge nagize kubwizo mpamvu nibaza niba hari amategeko yakurikirwa afungurwa niyo ntari namenya ayariyo kandi urubanza rukirimo. Yaburanaga ku ifungurwa ry'agateganyo kugira ngo ajye aburana ari hanze, ariko bitavuze ko bamurekuye ahubwo azajya aburana ari hanze. We na mugenzi we bafite impamvu batanze imbere y'umucamanza aharabona zifatika. Ubwo nkamwe ni mu makwerekana wenda ko hari ikibazo abaye ari hanze. Uze kuva yagera hanze, uretse ko batubwiye ngo hari abantu bakubajije batangira kukwinja ngo bite byawe n'Umushinwa, hari ikindi kibazo wari wagira ukeka gishobora kuba cyabaho cyangwa uri gukeka gishobora kuzaba kubera ko uriya Mushinwa bari kuburana ari hanze? Ikibazo nshobora gukeka gishobora kuzaba nk'abo bagabo simbazi, ntibanatuye no mu kagari kacu, nabaje n'amazina yabo ntibayambwira, nkabona ko ari nk'iterabwoba ryaba ritangiye kunzaho. Izo mu ngenge mfite. Twagira ngo utubwire ubundi wowe muri make uretse kuba yaragukubise kuriya nk'uko bivuga, n'izihe ngaruka byakugizeho? Ingaruka byangizeho ni ndende, byamuhungabanyije mu mutungo nari mfite, bimuhungabanya ku muryango. Ubu abana bamwe bari ku ishuri batangiye kuba inzererezi kubera kubura imbaraga zo kujya kubakorera ibyo bakeneye. Cyamunaguye kubera kumboha agahumbi karavunitse, yemwe ndetse n'akaguru ntabwo ngenda neza, nko kugenda urugendo rusimbuka. Kuva icyo gihe nta kintu ndikorera cyagiye icyo kinjiza mu rugo. Urumva ihungabana ntabwo ryabura, kuko hari n'ubutunzi bwinshi natanze ndi kwa muganga nivuza, ibyo byaramuhungabanyije birenze urugero. Yewe nitwa Umukiza Azari, umwe mu bantu bakorewe ihohoterwa n'Umushinwa nakoreraga bita Shujun Sun, ariko ubu tukaba dusa naho turi kuburana bitewe n'uko hari ibyo yagiye anyangiza mu buzima ndetse adukorera ibintu bibi cyane bidakwiriye Abanyarwanda. Nkurikije rero ubwo buryo rero nakorewe iyicarubozo, akaba rero twarabaje kuburana ndetse n'inzego zibishinzwe, ariko izi saha nkaba afunguye ntazi impamvu bamufunguye, kandi natwe kuba baradukubise bakaduhohotera ntabwo bigeze batumenyesha uko gahunda zimeze, nta n'indishyi z'akababaro twigeze duhabwa. Rero kubera iyo mpamvu rero natwe twumvaga ko twegera ubutabera kugira ngo badufashe bakurikirane ikirego cyacu. None mwaba mwarabikoze mu nyandiko mukandikira urukiko muvuga ko mutishimiye irekurwa rye ryo kuba yaburana mu mizi ari hanze, cyangwa ntabyo murakora? Kuba twarabikoze, ahubwo twibajije impamvu bamufunguye kandi noneho ataranaduha n'indishyi z'akababaro, ndetse nk'uko amategeko abigenga nk'umuntu wahotewe n'igihano kimugenga n'itegeko ritangwa, ariko izi saha akaba iryo tegeko ridagomba gukurikizwa, kuko nkurikije bari abantu badukoreye ibintu bikomeye cyane, ndetse na bagenzi banjye turi benshi dufatanyije turi mu kibazo kigendanye n'ihohoterwa, twakorewe n'iyicarubozo cyane. Rero twumvaga ko kuko twareze n'iri byose bihari, ahubwo twumvaga ko ubutabera bwakurikiza bwatugenera nkatwe nk'uko twahohotewe, kugira ngo bibashe kuturenganura ndetse
byanashoboka koko binashobotse urubanza kuko twaraburanye byose, ariko ndetse icyaha kikaba kimuhama. Ubwo rero twumvaga ko inkiko z'ubutabera zo zakaturenganuye urubanza rukarangira ndetse hanyuma kuki mutari kwishimira umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'Ubujurire rwo kureka yaba Shujun Sun yaba Renzaho Alexis ko baburana bari hanze? Kuki muri kumva uwo mwanzuro mutawishimiye? Impungenge zanyu ni izihe? uwo mwanzuro impamvu tutawishimiye nuko dufite nuko bafite kuzakomeza icyo cyaha nk'umuntu utaragihaniwe, cyangwa se nk'umuntu ibyo yakorewe ibyo yari yakoze yarabigambiriye. Kuko urabona umuntu yashinze igiti akamanika abantu benshi batandukanye, afite umugambi wo kuba yakwangiza bagenzi banjye. Ubwo rero twumvaga ko nk'umuntu wabikorewe yakorerwa igihano nk'uko amategeko abiteganya, kugira ngo hatagira abandi bantu ashobora. Ibyo si ukutagirira icyizere inzego z'ubutabera zo zafashe uwo mwanzuro zarize ku kibazo cyabaye, bakumva ibyo bari ababurana bagasanga bifite ishingiro ko bari ababurana bari hanze? Ntago mbizi niba hari amategeko ahari yuko umuntu yakorerwa icyo cyaha deni akaba atabihanirwa, ariko kuba wenda ashobora kuburana ari hanze, cyane ko twanaburanye deja, kuburana twaraburanye, ndetse yewe yaburanye ajurira avuga igifungo ko yaburana ari hanze ndetse ajurira. Ariko nk'uko amategeko yabiteganyaga, ntago itegeko nk'uko yari yabikoze ndetse ashobora no kuba yanatoroka akagenda, ntago bigeze babimwemerera. Amategeko ntago bigeze abimwemerera ko ashobora kuburana ari hanze. Icyo amategeko yemeje ni uko agomba gufungwa nk'uko amategeko nyine yabiteganyaga. Ariko ubu ntabwo ari we wifunguye, yafunguwe n'urukiko, kandi urukiko ni amategeko, bivuze ko basanze nyine ubusabe bwe bufite ishingiro. Ikibazo gihari, hagombaga kubaho wenda iburana by'uko, cyangwa se nk'uko yari yabisabye ajurira ko yaburana ari hanze, ndetse barabimwemerera, ndetse icyo gihe baza kumuhakanira ko bidashoboka. Ariko natwe twaratunguwe kumva ngo umuntu yari afunze bamufunga.